application muri kuyibona ko hariho balance y'amadolari abiri n'ibice bingaho ubwo n'ibice 0.9. ariko mbere na mbere ndagira ngo ubanze wumva aka kantu. Ikintu cya mbere ufite telefone kandi ntabwo uzi uburyo wakorera amafaranga, uvuye kuri bya bindi by'abatubuzi birirwa bagutuburira bakubwira ibintu bidashobotse i Kigali, ugasanga umuntu ari kuri TikTok arimo arascrollinga kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, umaze amasaha 12 cyangwa 17 uscrollinga mu masaha 17, waguze internet y'ibihumbi 5 ku cyumweru, uyimaze nta kintu na kimwe kubyariye, kandi bishoboka ko wabibyaza amafaranga kurusha uko iguhindura imbata, ntugire inyungu n'imwe ukuramo. Ari niyo mpamvu ngiye kubabwira uburyo bumwe umuntu yakoresha akoresheje telefone ya smartphone na internet ufite. Ikintu cya mbere wakora wowe mujene, by'umwihariko ndibwirira urubyiruko, hano kuri izi mbuga kuri internet haba websites cyangwa se imbuga cyangwa ama application yishyura abantu juste kubera yuko wemeye kujya mu bushakashatsi bakora cyangwa bakoze. Hari ubushakashatsi bukorwa kuri internet kugira ngo bemeze ko ubwo bushakashatsi koko données bafite cyangwa se data bafite zijyanye n'ibyo bashaka. Bakenera abantu apana robots. Genda baha urugero, nigeze gukora survey, nigeze gukoreshwa survey muri YouTube ngira ngo mwaka ushize, byagombaga gutwara iminota 45 juste nsubiza kugira ngo babone izo données bashakaga muri amadolari 400. Ndeka ngiro wenda zimwe mbabwiramo aritwa Cashkick irabikora. Hari indi yitwa Inbox Dollars nayo irabikora. Hari n'izindi zitandukanye. Uwo ni Sabe ari kuvuga kuri ino application yitwa Cashkick. Application nyine bayita Cashkick, yayivuzeho ayivugaho n'indi yitwa Inbox Dollars. Ndagira ngo rero nyuma yuko ayivuzeho nayikozeho review ndeba ese quality, ngira ngo murabona ko nyine ngiye nita nkora research, ngira murabona ko nyine maze gukoreraho amadolari arenga angahe, amadolari 2 yose 2.09. amadolari 2 ubwo n'amafaranga angana gute? Amadolari 2 ni amafaranga angana, idolari rimwe rigeze ku 3 ubwo n'amafaranga 2600. Ngiye ikintu cyose rero mbonye nitangikoraho research, niyo mpamvu rero nanjye nje kuyibabwiraho mumenye ibyayo ino application, mumenye uburyo ki ikoramo. Bo rero ikintu cya mbere nje kubabwira ni amakuru avuga kuri ino application. Ino application yego irakora, ariko ikintu cya mbere ugomba kumenya ni iki. Dore nk'ubu ngubu hariho abahuzuye amasurveys, mutajyabona inka zazindi wenda naberekaga mukajyaho ngo kamara ngo umwaka ukwezi ngo utarabona surveys. Kankande kuri surveys urebe, murabona nakoze account nyine mu mazina ya Nimenya, y'uwitwa Nimenya. Murabona ko surveys ziba ziriho, surveys ziba zuzuyeho. Abantu uraza ugakora survey nta kibazo rwose. Kuba application rwose ikora neza. Izi ni survey zose ushobora gukora ugakorera amafaranga. Mbo hano nawo haba hariho deals, hano kuhanitse deals nyine, mbo haba hariho, ngira ngo murabona izi nazo ni ibintu task uba ugomba gukora ukaninga amadolari abagera kuri ano mafaranga aya ngaya. Ibi byose ndi kubibereka kugira ngo mubone ko ino application ikora. Noneho kubikuza uraza ugakanda hano kuri account amafaranga yawe wayakoreye. Urabona hano hariho password yanyu, hariho account yanyu, ukaza hano kuri my cash. Mbo murabona total balance ufite na amadolari 2.09, ukaza ugakanda hano kuri cash out. Ngira murabona ko batubwira bati minimum balance, minimum amafaranga ushobora kubikuzaho hano na amadolari angahe, amadolari 10. Ariko ngira ngo na surveys mumaze kubona hariya amadolari 10 si menshi, wahita uyuzuza ako kanya. Ngira ngo murabona ko igira na referral program, aho referring friend bakaguhereza andi mafaranga. Kubigaragara byo ino Cashkick irakora, ariko ikibazo dusigaye turi kwibaza ni iki, ese kwinjiramo ni gute? Mbo kugiramo ni gute? Dore ko ino application ariyo muri Amerika. Hano rero niho bigiye kugoranira
kuko ino application nyine yagenewe abantu bo muri Amerika nyine. Ngira murabona first prize, hano hariho n'ibihembo bigiye bitandukanye. Reka tugaruke hano kuri dashboard, hano handitse games, tuze dukandeho. Ngira murabona ushobora kudownloadinga game ukaninga amadolari agera kuri 200 bitewe n'uburyo wagiye ukina iyo game na levels wagiye ugeraho. Ngira murazibona ngizi zose. Kigaragara cyo ino application nyine irakora nkuko benshi mu bishaka, ariko icyo nje kubabwira cya mbere ni iki. Icyo nje kubabwira cya mbere nuko izo application zagenewe nyine abantu bo muri ba bihugu byo hanze bikize, akenshi kuzinjiramo uri muri iki gihugu cyacu biragoye. Ikintu cya mbere rero ubu nanjye kugira ngo nyinjiremo nuko nakoresheje iki VPN, no gukoresha VPN. Indi mbogamizi ihari rero ni uburyo bwo kubikuzamo ano mafaranga. Sabego yarabibabwiye ati wakuraho amafaranga, ariko se ntiyigeze ababwira ati wayakuraho mu buhe buryo. Ngo ikintu cya mbere rero tugiye kureba, murananyihangana nakomeje kubabwira ko ari application, ariko ntabwo ari application, ni website. Ni website, link yayo ndayibaha muri comment, iraba ipined. Ngo ikibazo rero imbogamizi ya mbere ni ukubikuza nyine. Abantu benshi ntimuzi gukoresha PayPal. PayPal ni bank account iri online, nayo ikorera muri Amerika. Ikindi kandi abandi ntimuzi gukoresha VPN. Downloading VPN yitwa Secure VPN, ukayikonekta nikwemera gukoresha ino application. Ibyo biri mu bintu Sabe nyine atababwiye, akababwira ati no gukora amafaranga, ariko si ibintu biba byoroshye. Ndetse n'imbogamizi irimo ikomeye niyo kubikuza. Iyo ugiye kubikuza hari namba bakwaka yitwa SNN number, iyo namba ni igoranye. Iyo namba rero kuyibona, iyo SNN number igaragaza nyine imyirondoro yawe, kagaragaza uriwe. Urumva iyo ugaragaje imyirondoro yawe bakabona ko uri umuntu nyine wo mu Rwanda, urumva ko biba bipfuye, kandi waratangiye ukora account ugaragaza ko uri umuntu wahariya muri West, muri Amerika se cyangwa muri biriya bihugu nyine zino website ziba zikoramo. Hari n'izindi application nk'iriya yababwiye, ni website nk'iriya yababwiye yitwa Inbox Dollars. Hari n'izindi zitwa Swagbucks, zose umuntu akorera amafaranga, ariko izo website nyine kuzikoresha akenshi bisaba kuba uri muri biriya bihugu byo hanze, akenshi utagizeho ubumenyi. Rero ubaye uri interested kuba ufite ubumenyi bwo kuba wakoresha izi website, wakora kuri link iri muri pinned comment ukagerageza. Nanjye nimbona kubikuza amafaranga ari ibintu byakorohera buri umwe, ndakomeza nkore video, ndakora video ibibereka, ariko ubyiza nababwira no gutegereza nkabanza nkareba ko nyine kuyabikuza bishoboka, usibye ko nabonye bigoye nyine bisa nk'ibidashoboka ku bantu bari mu Rwanda. Rero niba unyurwa n'ibiganiro tubereka, kubona amakuru yizewe, wakora subscribe cyangwa like ndetse na comment kubyo wifuza ko twavugaho. Ariko rwose ino website mwamuyiretse umuntu akababwira n'ibiri valid koko byanyabyo. Oya, kubiri valid ahubwo ikibazo no kubikuza ayo mafaranga nyine uba wakoreye. Ntago yigeze aduha amakuru kujya kubikuza. Murakoze.